Mwizere inshuti bavandimwe mukurikiye TV yacu Password, nkubwira ko iyi ni TV iri gukorera muri iyi ngando. Nkaba mbafitiye amakuru menshi agiye atandukanye uri kugezwaho nanjye Andy Gadson guturuka muri Kigali. Uyu munsi rero dufite ingingo z'ingenzi zagiye ziteguwe, dufite igihe ingando yatangiriye ndetse n'uburyo twari twinjiye mu ngando, turaza kubonamo n'ibikorwa twagiye dukoreramo. Ntuze kubura muri aya makuru yawe nta mukanya. Nkuko nabibabwiye rero mbibutsa ko iyi ni TV Password. Reka dutangirire ku munsi wo ku isabato nibwo ingando yari ikomeje. Twagiye mu materaniro agiye akomakomeye hano hafi ya kino kigo dukambitsemo, nibwo twagize amateraniro meza cyane. Twagizemo korali Eden Garden kuva ku Muhima, ni korali yadufashije neza cyane. Nyuma saa sita nibwo twakomezanyije no kugira abayobozi bagiye batandukanye ariko bari kudusura. Twagizemo n'umuyobozi wa field yacu, nawe yaratuganirije aho yari kutubwira ku bijyanye no kwemera kwacu nk'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ndetse n'ibyo tugomba kwizera. Aya makuru yacu rero twarayakomeje dukomereza naho abantu bakambitse muri no ngando cyangwa se abanyeshuri bagiye gukimbagira, aho umuntu ashobora kujya gukimbagira yibagiwe ikote na karuvati. Reka mbabwire ko rero bitari byoroshye kubona aho umuntu ajya mu bukwe yibagiwe ikote na karuvati, bikaza kuba urujijo. Ku isaha ya mu gitondo rero mu ruturuturu nibwo ingando yacu yari ikomeje kurimbanya. Hari abasaza bamwe bamenyereye kubyuka saa 2, ariko uyu munsi byari byahindutse. Ku isaha mu gitondo rero isaha y'isa 11 nibwo twagiye gukomeza umurinzi wo mu ruturuturu. Ntabwo byari byoroshye rero, nanjye iyi TV Password nari natunze kamera cyane aho twagiye gukorera iki cyigisho. Mu cyumba cy'aba Password rero, kubera ariho studio yacu ya TV Password bikambitse, nibwo nakomeje kwitegereza imiryamire bamwe na bamwe bibagiwe no kubyuka. Twakomeje rero tujya no mu cyigisho tujya kwiga umurinzi wo mu ruturuturu. Nibwo umurinzi wo mu ruturuturu byarangiye twerekeza mu gikorwa cya siporo. Hari abantu bibwira ko bashobora kuba baraje mu mudendezo nta gasiporo kagomba kubaho. Iri tegeko rero niryo ryavuye ibikuru ko tugomba gukora siporo. Siporo rero yacu yatangiye ku isaha y'isa 12:20, nibwo twerekeje mu muhanda mugari turi kuri Kamucaka keza cyane. Muraza kwibona rero hano mu mashusho, ntago byari byoroshye. Iyi siporo rero yaje gukomeza aho yaje kongera ikagaruka ikarangirira hano muri iyi ngando ducumbitsemo hano muri Kimironko ya mbere. Byari ibintu by'umudendezo kuko buri muntu wese abonaga byishimiye, ndetse n'abayobozi bacu bakuru nk'uko muri kubibona ku mashusho. Iyi nkuru yacu rero reka tuyikomeze mu kanya gatoya. Byageze ku isaha y'isa 6 nibwo hagiye igikorwa cyo gukimbagira. Bamwe bakibaza ngo gukimbagira ni ibiki, ariko uraza kubyibonera nawe. Nk'uko nabibabwiye rero, ku isaha y'isa 9 nibwo twakomeje wa murimo wacu wo gukimbagira, aho rero minisiteri yacu yitwa Cugusa yakomeje kubikurikirana neza. Nibwo twumvishe agafirimbi katwohereza kujya gukimbagira. Iyi ngando yacu rero kandi twaje kubonamo ekipe zigiye zitandukanye zifite morale yo kurya. Aha twaza kubabwira nka ekipe yitwa Password, niyo yari ifite umuhate mwinshi cyane, ubona ko iryoheye no gukimbagira. Aba basore bacu rero bitiye izina rya Password, bavuze ko bitewe n'umukimbagiro mwiza uhari ingando yacu igomba gukomeza, bakahava uko inzu ya pasiteri yuzuye yagiyemo n'amakaro. Umukimbagiro rero urebye neza muri iyi ngando umeze neza, gusa bamwe ntago bari babimenyereye.
ndaje mbabwire andi makuru tuza gukomerezaho muri iki cyumweru. Muzakomeza kubana nanjye Gadi guturuka muri TV Password hamwe na Akiri mu buryo bw'amashusho. Murakoze cyane. Iri ni izuba rero nk'uko muri kubibona mu mashusho, iri ni izuba ribaye n'abagabo agahanga. Mbabwira ko iyi ngando yacu rero tutaje kudugarara gusa cyangwa ngo twirwe twirukanka gusa, twaje no kwiga kuko iri ni ishuri rikomeye twajemo. Kugira ngo ube umu master guide wuzuye nuko ugomba kuba wujuje ibi bikurikira: ugomba kuba ufite imico myiza kandi ugomba kuba warasomye ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Iri zuba rero ryicayeho abagabo, abakecuru, abasore n'inkumi, nibwo ryatangiye kubakandamiza cyane ubwo amasomo yacu yari agiye gutangira. Nibyaje gutinda rero, amasomo yacu yaratangiye, tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abarimu bakomakomeye batunyuze imbere batwereka n'uburyo bagiye kuzajya batwigishamo kugira ngo ikizamini cyacu kizakorwe neza. Murabibona namwe ko uyu munsi atari imidugararo gusa, ahubwo ibizamini tugomba kubyitegura neza cyane. Ibi bizamini rero nkubwira ntabwo ari ibindi bigiye bikomakomeye, ahubwo ni ukumenya uko uhagaze mu buzima bwa gikristu, ndetse tukamenya n'ibintu ushobora kuba warasomye cyane ku buryo ushobora kuvamo umuyobozi w'ejo hazaza. Iyi nkuru rero turaza kuyikesha Akiri cyane kuko yatubereye hafi. Muraza kubibona mu mashusho aho rino zuba ritari ryoroshye, babwira ko tugomba kumara iminsi ingana n'icyumweru muri izi ngando. Abandi kubona bahagaze. Biragoye guta utoze kandi waje kwiriba. Oya bina bireme munabipostinge. Jadi muzane. Ifata y'umunsi. Nubu mujiya nacyo bimaze bitera. Ni umuyobozi rwose, urabona ko indobo yarayikoreye neza. Move! Hey! Move! Mwihute! Mure! Ndacyahari! Mumeze mute? Akazi kagenze neza? Okay. Yeah, bate arabanza bakarukira bakajya goshi na turuwake twagiye bahibye n'abantu. Manuka!